abasirimu ngewe nimureke mbabwire mu bagore babaho bo mu itorero rya ADEPR babasirimu babaho mu bagore ba mbere ndabizi ko nge ndi umusirimu nambara nk'abasirimu kuva ku mutwe kugeza ku birenge ndi umukristo wo muri ADEPR untumye n'icyangombwa cy'ubuhamya ndi umukristo ujya kwigaburo ryera ndi umukristo ukora gahunda z'itorero uko nzishoboye ndi umukristo muri ADEPR kuvuga ngo barabacupije uyu mwuka ntago uturuka ku Mana uyu mwuka uvuga ngo babigishije nabi hari umuntu uherutse kuza kuri kamera ubu mba nabirundarunze nkavuga ngo nzabishakira umurongo mbivuge kandi impamvu ushaka kubivuga ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe nizere ko mumeze neza nizere ko umwami abarinze kandi akomeje kubarwanirira intambara turashimira Imana muri iki gitondo turayishimira kugira neza kwayo turayishimira imbaraga ikoresha kugira ngo iturinde imbaraga Imana ikoresha kugira ngo ihagarare ku bugingo bwacu no ku buzima bwacu imbaraga Imana ikoresha iturindira amatorero iturindira itorero n'igihugu dutuyemo turashimira Imana rero abo mu Rwanda abo mu bihugu by'abaturanyi n'abandi bari ahantu hatandukanye mwese mu nyemerere dushimire Imana ibintu byose dukwiye gushimira Imana kuko buri wese mu ruhande rwe ajya ashimira Imana ushobora kugira agahinda yuko ufite urwaye igihe kinini ariko undi akagira agahinda kuko yapfushije uwatarwaje ushobora kugira agahinda kuko uri kurya ibiryo utishimira ariko undi akagira agahinda yuko n'ibyo utishimira yabibuze ushobora kugira agahinda yuko wabyaye umwana umwe gusa ariko undi akagira agahinda kuko ataragira umwana n'umwe bishatse kuvuga ngo ibyo uri kurirana ibyo uri kuririramo hari abantu babyifuje hari abantu babibuze hari abifuza gusa nawe hari abifuza kumera nkawe hari abifuza kubaho ukubayeho ibyo ngibyo wumva ko ntacyo bimaze hari ababishaka hari n'ababikeneye hari abashyizemo imbaraga ngo umushahara uhembwa nabo bawubone ariko barawubuze hanyuma wowe urinuba ngo ni mukeya urababara uti nari nkwiye kuzamurwa mu ntera bikagutera agahinda ukumva ni ikibazo ariko nambe nawe ufite aho wicaye hari abandi badafite aho bicaye kandi bize bakarangiza nabo baraye amajoro nuko muri make dushimira Imana uko tubayeho kose dushimira Imana ubuzima bwose dufite dushimira Imana yaduhaye kuramuka no kubaho umuntu wese ugihumeka hari ibyiringiro yuko ibitari gukunda bishobora gukunda muri uyu mwanya nkuko mubimenyereye tuvugana mbabwira ibintu byinshi kandi bitandukanye kandi ngenda mbabwira ibintu by'ingenzi n'ingirakamaro ku bantu bafiteze amatwi yo kubyumva kandi ku bantu bakeneye kujijuka ku bantu bakeneye ku bwami bw'Imana bwaguka muri bo ku bantu bakeneye kumenya amakuru y'ijuru kumenya ikijuru ridutekerezaho ku bantu bakeneye amakuru y'urugendo rujya mu ijuru urugendo dutegurira muri iyi isi y'umwijima isi irimo satani nabo bakorana isi ikomereye abakozi n'abagenzi uyu munsi hari ikintu ushaka ko tuganiraho hari umwuka wateye impamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo tubiganireho nimba hari abantu bababaje n'abantu bari gukizwa muri ibi bihe turimo ibiganza biri kubakira inyigisho muri kumva isengero muri gusengeramo zitandukanye
hari ibintu byinshi mukwiye kumenya kugira ngo mutazagira ngo niko bimeze, niko bikwiye gukorwa. Uyu munsi hari umwuka wateye kandi maze kubibona yuko uwo mwuka watatse abantu benshi, harimo n'abantu bahagarara imbere yacu batubwiriza, harimo abantu baduhugura bakatwigisha. Ni umwuka umaze gufata indi ntera, umwuka wo kuvuga ngo ibyo batwigishije baratubeshye, batwigishije nabi, baratubeshye. Uyu ni umwuka umaze gufata indi ntera kandi ni umwuka uri gukora bucece, ni umwuka uri kutwereka ko ibyo twakiriye kera batubeshye, hanyuma ibyo turi kubamo ubu ari byo by'ukuri. Ariko ni ukuri nje kubabwira ko ibyo twigishijwe ntago batubeshye, ntago batubeshye, kuko ntago ubu ngubu dufite indi Bibiliya twakoreshaga n'imwe na n'ubu niyo igihari. Ahubwo ndashaka dufatikanyirize hamwe, nubwo mugiye kubibwirwa, ubigiye kubibwirwa na mama Sharirene, ndashaka dufatanyirize hamwe kongera kubitekerezaho, mvuze nk'abantu babigisha n'abandi bafata ijambo mukabwira abantu babakurikirana, aho babakurikiranira mu nsengero, ibiganiro mugirana mu masaro yanyu, aho muganira muri bake cyangwa muri benshi. Ndababwiza ukuri, uyu ni umwuka wasutswe na Satani wo kutwereka ko twigishijwe nabi. Satani arimo araduhindurira, ari kutubwira ngo barakabije, ari kutubwira ngo twigishijwe nabi. Ibi bintu ni umwuka kandi wuzuye abantu benshi, ariko uyu mwuka ntabwo uturuka ku Mana. Uyu ni umwuka Satani yasutse, arawusuka kugira ngo atwereke ko inyigisho twahawe kera cyangwa mu myaka yatambutse, twahawe n'amatorero dusengeramo, baratubeshye, baradushutse. Hanyuma Satani rero natubwira ngo baratubeshye, agomba kuduhindurira. Kandi reka nkubwire, ntabwo azabigira ibintu bikomeye, azavuga yuko twakabije, azavuga ngo biriya bababwiye ntabwo bishoboka, azabazanira ibindi kandi yarabibazaniye. Uyu mwuka ni uwo gusenya ukuri kw'ibyo twamenye, uyu mwuka ni uwo gusenya ukuri kw'ibyo twizeye, ntabwo ari umwuka uturuka ku Mana. Satani arashaka kuduhindurira kugira ngo abone uko adufata, ariko ibintu twigishijwe ntabwo twigishijwe nabi. Urahura n'umuntu mwaganira akakubwira ngo twigishijwe nabi, watego amatwi umuntu kumva aravuze ngo twigishijwe nabi. Ngewe noneho nje kukubwira ngo ntago twigeze twigishwa nabi, ahubwo hari ikirere twumviragamo ibyo batwigisha twari turimo. Ubu turi mu kindi kirere kirimo imbaraga nyinshi zikomeye. Ntago amatwi yawe ashobora gupfa kubyumva utari mu zindi mbaraga z'umwuka nka zimwe wari urimo cya igihe batwigishaga. Ngewe natangiye kumva inyigisho zo mu barokore kuva muri 2001. Numvisha abigisha benshi, numvise abigisha benshi bo muri iki gihugu cy'u Rwanda, numvise abahanuzi benshi, numvise abashumba batandukanye, numvise abavugabutumwa batandukanye, numvise abahanuzi batandukanye, numvise abagore batandukanye bari mu imbaraga z'umwuka wera nyinshi, bari baratumwe n'Imana, bafite umwuka utavangiye. Ni ukuri ibintu twigishijwe, ni ukuri kuzuye 100%. Ahubwo Satani arimo arashaka kuduhindurira kugira ngo atwiyoborere, aturagire nk'inka, atugeze aho yifuza, kuko umwuka wavugaga kiriya gihe ni umwuka utavangiye kandi ni umwuka w'Imana. Ariko imbaraga ziri gukora ubu ziri kutubwira ngo batwigishije nabi. Nimuvuge ngo nta kabaraga ko kubikora mu gifite, aho tubyemeranyweho, ariko kuvuga ko bakwigishije nabi, ntago bigeze batwigisha kwica,
ntago bigeze batwigisha kuroga, ntago bigeze batwigisha gutunga abagabo benshi n'abagore benshi, ntibigeze batwigisha kwambara ubusa, ntago bigeze batwigisha urwango, batwigishije urukundo, batwigishije gutinya Imana, batwigishije ibishobora kutwica, batwigisha n'ibizadukiza, batwigishije iby'Imana yanga, batwigisha n'iby'Imana ikunda, batwigishije mu bahanuzi bakuru, batwigisha no mu bahanuzi bato, batwigishije, baduhaye ubuhamya bw'abatubanjirije, batubwira ibikomeye banyuzemo, baratwigishije, baduha ukuri kw'ijambo, ariko ubuhingiye ikinyoma kitubwira ngo baratubeshye, baradushutse, kandi amatwi yacu yamaze kubyakira n'imitima yacu irabyakira, bari kutubwira ko batubeshye. Ahubwo nimureke mbabwire, mwarasinze, mwaguye ivutu, mwariye ibiribwa n'ibitaribwa, ndetse mwaririye ahantu hatandukanye, bituma mwuzuza inda zanyu. Umva, reka nkubwire, inda yo mu buryo bw'umwuka mwayujujemo ibiribwa n'ibitaribwa, niyo mpamvu mwaguye ivutu, ariko ibyo twigishijwe ni ukuri kuzuye, ahubwo ibyo turi kumva muri iyi minsi niko kuri kutuzuye. Murabivuga mukanabitsindagira. Mureke mbabwire, nugira intege nke zawe ukananirwa gukora ibyo ugomba gukora, ntukarenzeho n'ijambo rivuga ngo batwigishije nabi. Hari abantu njya mbona, hari abantu nigeze mbona bakunda kuvuga ngo bari baraducupije, batwigishije nabi, batubwiye ko gutya na gutya, batubwira gutya na gutya, baratuyobeje. Ntago babayobeje, ahubwo mwabyumviraga mu mwuka kera, none umwuka warabashiranye, ubu ibintu byose muri kubirebera hehe? Muri kubirebera mu mubiri. Barabaveteje. Itorero ryaratuveteje, ryatugize abaturage. Muri iriya torero ntago twasirimukaga, ni ukuri ntago babagize abaturage, nta nubwo ari n'ikibazo cyo gusirimuka, ahubwo ikibazo mwahuye nacyo ni ukuri mwabyumviraga mu mwuka, mukabikorera mu mwuka, none ubu mwuzuye umubiri musa. Amaso yanyu dore n'inaha, abantu barashaka gusa n'abandi, barashaka kwisanisha nabo. Ntabwo ikibazo rero ari ababacupije. Iyo muvuze ngo itorero ngo baraducupizaga, ubwo nabo ntavuze ngo baraducupizaga, ariko barinda bagucupiza ninde ukujyana muri dushe gukaraba, barinda bagucupiza ninde uguhitiramo imyenda ugomba kwambara, barinda bagucupiza ninde ugusiga amavuta mu mutwe, ninde muntu ugutegura. Bagucupiza batubundi ko wacupijwe n'ibitekerezo byawe, ugacupizwa n'imyumvire yawe, ugacupizwa nuko ubyumva. Babacupizaga uzi ko mukabya mukanarengera. Baraducupizaga, batwigishije gutya na gutya, hanyuma banatwigisha ibi n'ibi. Hoya, mureke mbabwire, nubona ufite irari ryo gutunga umusatsi udefirije, uzagenda uhaza irari ryawe, ntazagire ukuveba. Ariko wijya kuvuga ngo babigishije nabi, kubera yuko nta dini na rimwe ridafite amabwiriza, nta n'idini na rimwe ridafite umurongo rigenderaho. Ntushobora kubona padiri ahagaze ku ruhimbi yambaye kositimu, ntago mwigeze mubibona abagatolika n'abandi mwagiyeyo. Padiri yaje gusoma misa aba yambaye ikanzu, ni amabwiriza y'iwabo. Masera ntago ushobora kuzamubona yakubisemo menshi yazigejeje mu mugongo. Hari ibintu bambara ngo nimba ari amavara, bya bitambaro by'abagatolika. Iriya ni discipline, ni sharia, ni discipline y'itorero ry'abagatolika. Ntago abagatolika iyo bagiye guhazwa barya umutsima ngo banywe na divayi bya bindi byacu, bafite ukuntu barya ukaristiya. Biriya ni discipline yabo bitewe n'impamvu yabo itatureba. Mureke mbabwire,
nta musiramu ushobora kuza ngo avuge ngo abasiramu baraducupije, dukeneye ubwigenge, dukeneye kwisanzura. Abasiramu bagomba guhisha amatwi, bagomba guhisha umutwe, bagomba kwambara shariya, bakipfuka bakageza ku birenge. Nta musiramu ushobora kwambara ijipo yo kuri taye ngo agende amabuno ayashyira hara mu muhanda. Ni shariya y'abasiramu. Umusiramu mubonana ingofero mu mutwe, n'akana gato ukabonana umujitandiyo. Ntago bari bigaragambya ngo bavuge ko babacupije, kandi nta nubwo babacupije, nta nubwo bambuwe uburenganzira n'itorero, ahubwo ni amabwiriza y'iwabo. Ntago wabona umusiramu yagiye muri salon de coiffure ngo aze mu musigiti, yinjire mu musigiti kwijuma hajye gusari. Reka nze mbabwire, abasiramu basari ibipindi 5 ku munsi by'amasengesho, ibipindi 5, kandi buri gipindi kigira raka yacyo. Nimba mbyibuka neza, ntago bashobora kugabanya ibipindi basengamo ngo noneho tugire 3 ngo kuko tugeze muri viziyo. Na mabwiriza yabo bagiye bakurikira, bafite imihango yabo bagenderaho itatureba, kandi nta nubwo tuyishinzwe. Hanyuma nitugera mu bakirisitu, nitugera mu matorero yacu, ngo baraducupije, ngo baraducupije kubw'igitambaro, ngo baraducupije ngo kubwa natirere, ngo baraducupije ntitwambara ipantaro, ngo baraducupije ngo batwigishije nabi, ngo batwambura uburenganzira. Nje kukubwira ngo ntago nkubwije ukuri, si umwuka ukuzuye, ahubwo mwuzuye indi myuka. Mwaratewe ndetse mwarinjiriwe gutinyuka kuvuga ngo ntimuri abasirimu. Ngewe nimureke mbabwire, mu bagore babaho bamwitorero rya ADEPR babasirimu, babaho mu bagore ba mbere, ndabizi ko nge ndi umusirimu. Ndi umusirimu, nambara nk'abasirimu kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Ndi umukristo wo muri ADEPR. Untumye n'icyangombwa cy'ubuhamya. Ndi umukristo ujya kwigaburo ryera. Ndi umukristo ukora gahunda z'itorero uko nzishoboye. Ndi umukristo muri ADEPR. Kuvuga ngo barabacupije, uyu mwuka ntago uturuka ku Mana. Uyu mwuka uvuga ngo babigishije nabi. Hari umuntu uherutse kuza kuri kamera, ubu mba nabirundarunze nkavuga ngo nzabishakira umurongo mbivuge. Kandi impamvu ushaka kubivuga, muza gutanga uburozi hano kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo muzinure abantu itorero, n'abashaka kurijyamo bumve ko ari itorero ricupiza abantu, bumve ko ari itorero rikandamiza abantu, bumve yuko inyigisho zabo atarizo. Uyu mwuka ubuzuye ntago uturuka ku Mana, ntago babacupije, nta nubwo babapyinagaje. Ni wowe ku giti cyawe wipyinagaje, ni wowe ku giti cyawe wabikoze, ni nawe wabyemeye. Ariko wiza kuvuga ngo barabacupije ngo kuko nta pantaro babemerera kwambara, nushaka kuyambara uzagire gute, uzayambare ku giti cyawe. Ariko numara kuyikubitamo ntuzigere uvuga ngo nyambaye kuko bancupije, nyambaye kubera uyambaye kuko uyishaka. Ni uburenganzira bwawe, na nubwo mbikubujije, n'Imana yawe yaguhamagaye. Hanyuma kuvuga ngo hamwe twasengeraga, hari umugore nigeze numva avuga ngo aho twasengeraga hahandi namwe muzi nyine bari baratwigishije nabi nyine. Reka nze rero mbabwire, Satani nagushuka yego hari aho mugera bakabakomera mu mashyi ndabyemera, ariko mujye mwibuka yuko nta hantu mugera Satani atabasha kurasa. Naho mwicaye bararasa, Satani ararasa, naho musengera ararasa, naho mwahungiye naho arasayo. Nimunava mu itorero mujye mugenda bucece mudasebeje aho mwaturutse, kubera yuko hari ibintu byinshi mwahamenyeye, hari ibintu byinshi mwahakuye n'igikundiro. Mbabwije ukuri, haya matorero muhungiramo nuko hari imbaraga bababonamo z'Imana zibarimo. Izo mbaraga rero mwibutse ko mutazikwe mu miryango y'iwanyu, ntago ari imbaraga zanyu ku giti cyanyu, nizo mwagiriye mu itorero. Mu itorero mwarahakarabiye, mu itorero mwarahambariye, mu itorero mwaraherejwe, mwahaherewe amazina, mwahaboneye icyubahiro. Yego nibyo
nta mamodoka mwari muhafite, nta n'ibipangu mwigeze muhubaka bamwe, cyane ko harimo abafite imiturirwa kandi banarisengeramo. Imana igenza uko ishaka. Sinakuvebye kuko wagiye, kuko ntabwo itorero rya ADEPR hari iryo rizajyana abantu mu ijuru, nta nubwo ariho Imana iba honyine. Ariko nugenda ujye ugenda bucece. Ibyo kuvuga ngo babigishije nabi, ntabwo babigishije nabi, ahubwo hari ikirere mwumviragamo ibintu, ubu hari ikindi kirere mwamaze kugeramo. Ariko kuvuga ngo batwigishije nabi, twize nabi, Satani arimo araduhugura. Rero Satani arimo araduhugura, ari kuduha amahugurwa, ari kutubwira ko batwigishije nabi. Ubu noneho ikintu kigezweho ni ukwiranja. Ubu abantu barimo bariyeranja, abantu barimo barabikora uko babyumva. Biriya bintu batubwiye ngo nujya gushaka ujye ubanza usengera uwo muzabana, batwigishije nabi, ugomba kureba ukihitiramo. Nukuri ntibatwigishije nabi. Mpamvu bakubwiye ngo ujye ubanza usenge ubaza Imana. Nuko Imana ariyo mubaji w'imitima. Imana niyo yabasha kureba mu ndiba y'umutima w'uwo uri kwifuza. Twebwe turebera inyuma. Wabona umuntu ufunga agatambaro cyane ukavuga uti pe uyu muntu yamviramo umugore. Wabona ukuntu azi kwantona ukavuga uti umushyize mu rugo nta gahinda nazongera kugira. Gusenga ni ngombwa, ntabwo batwigishije nabi. Ubu Satani yarabahuguye, harabwa ati birabara babeshye. Ugomba kwishimira umugeni, wamushima ukamujyana. Bababwira yuko kumusengera no gusengera uwo muzabana, gusengera umukobwa mugomba kubana, gusengera umuhungu mugomba kubana, bababwiye ko babigishije nabi. Biriya ntago wabivamo. Uzishimire numara gushima utere urujyane. Ariko kuko batubwiye ngo tuzarenzeho no gusenga, nibyo batwigishije nabi. Ariko ibi bintu turi kwanga ngo ni ibintu bibi batwigishije, nibyo byatugiriraga umumaro. Niyo mpamvu intandaro yo kubireka natwe inyungu tuzazibonamo, kuko ibintu bitagira Imana ntago birama ntibikomere. Uyu mwuka w'uko twigishijwe nabi watuzaniye ingaruka mu buzima bwa buri munsi. Umwuka w'uko ibyo batubwiye ni ugukabya, biriya se ni ibiki, aho isi igeze. Ibyo nibyo bizanye ingaruka mu miryango yacu, ibyo bizanye ingaruka mu buzima bwa buri munsi, ibyo byazanye ibihombo, ibyo bintu byinjije inyatsi. Kuko hari ukuntu twafashe umwuka tumugira muke muri twe, ahubwo umubiri uragwira ndetse uraganza. Ibyo dukora byose ni umubiri, n'ibyo tugira byose ni umubiri. Batubwiye ko gusenga cyane atari ngombwa, ahubwo tugomba gukora cyane. Ariko ngenje kukubwira ngo kora cyane unasenge cyane, kuko ibintu bitarimo gusenga, ibintu bitari mu Imana ntabwo bijya biramo. Hari impamvu nyinshi zigomba gutuma wiga gusenga. Bababwiye yuko ushobora no gushaka umukobwa agahinduka, ukamwihindurira. Wanamusengera agahinduka. Ariko se nawe waba warabuze imbaraga zo kwisengera ngo uhinduke, ukajya gufata isarigoma ryo mu rusengero rimwe ribyarira muri toilette ry'umukobwa, hanyuma akavuga ngo ugiye kumugira umugore. Bakubwira ngo uzabanze usenga ubimurikira Imana, ubyereke Imana. Nibura ubikora, ariko Imana wayihaye agaciro. Kuko hari ikintu twamenye, hari ibintu twamenye ko amatungo tuzayahabwa n'ababyeyi, n'imirima tukayihabwa n'ababyeyi. Burya baduha n'amajyambere bakaduha n'inkwano, baduha n'amazu bakaduha n'amateriyeri zose. Ariko ntago imiryango yaguhitiramo, nta n'umuntu waguhitiramo. Ariko burya Imana ishobora kuguhitiramo, kuko urugo rwiza, umugore mwiza n'umugabo mwiza, Imana irabitanga kandi biva ku Mana. Ntabwo ari ngombwa kubanza gusenga. Satani yahinduriye abantu. Ni gute uvuga ko atari ngombwa kubanza gusenga? Hari abana twiganye ikorowani kera b'abasilamu, Imana nifasha nzababona
baze dukorana ikiganiro. Ni abana babiri bari abasilamu twiganye ikorowani ku Kacyiru. Ariko reka mbabwire, umwana umwe yarashatse, yarakijijwe aba umurokore, ashakana n'umusore w'umurokore. Amugejejeyo amubera ingegera. N'undi nawe ava mu basilamu nawe ashaka umurokore. Amugejejeyo amubera ibanda, amukorera ibintu ntashaka kuvugira hano. Ariko nimureke mbabwire, abo bantu babi dufite mu nsengero, aba bakobwa n'aba basore, ntabwo mbifata nk'ibintu bikabije cyangwa bitari byo, kuko insengero dufite zubatse ku isi. Icyo kore yabi byabaga ari insengero zubatse mu ijuru, niho nari gutangara. Nushaka kuvuga ko gusenga bitihutirwa atari na ngombwa, uzahura n'ibibazo bikomeye. Kuko reka nkubwire, abantu bubu bitwikira Bibiliya bagakora ibintu bibi, ntago bagihinda umushyitsi. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta no guhinda umushyitsi bagira. Ntago umuntu atinya kudirija korari ngo atinye no kuyisambaniramo, atinye no gutwita, atinye no kumuta muri wese, cyangwa gusanga umuganga ngo ayimukuremo. Hanyuma rakanze nkubwire, ninkubwira ngo gusenga birakenewe, bakuhugure ngo hari ibintu batwigishije nabi. Nudasenga ugahura n'iryo bandi ry'umukobwa rizi gukuramo inda, rizi gukura ibyinyo, rizi kwitwikira ijoro rigakuramo ibitambaro n'amajipo ageze ku birenge, rikicuruza mu ibanga, rikagenda saa 8 ryambaye ijipo igera mu gutwi rikajya kubonana n'abagabo, mu gitondo saa 4 saa 5 akajya muri korari. Nuhura n'uwo muntu uzambwira ngo bakwigishije nabi. Dufite abasore b'abavuga butumwa batajya barambika hasi Bibiliya, bateye inda, babaye nk'amafizi y'umurenge cyangwa y'uturere, babaye bamucutse umume, batera inda rwihishwa, bafite abana nabo batazi umubare. Ntago bibabuza kwitera hejuru, bagasirimba bagasimbuka bakagera kuri plafo. Ibyo ngibyo abikora ari kukubara, ibyo ngibyo bikora atanga rasiyo zo mu ibanga, aziha abagore bo mu ibanga batazwi. Mukajya mumubona ari umusore hariya, ariko wabizi ko ari umugabo utunze abagore nka 5. Ninkubwira ngo uzabanze usenge se, Satani akababwira yuko ari ugukabya, uzishimira ubundi uterura ujyane. Wenda kwishimira ugaterura ukajyana utanasenze ntacyo uzampombye, n'itorero ntirizahomba, kuko wiyishe ntago aririrwa, n'Imana ntago izahomba. Ariko wowe uzahomba, uzicwa n'agahinda, uzatangira kwishyuza Imana ibyo utagize gute, utayibikije. Utangira ushyira Imana nk'urubanza, uvuga uti uyu mukobwa namurambagirije mu rusengero. Hanyuma reka mbabwire, ntago twize nabi, ahubwo byarabacanze. Mwumviraga ibintu mu mwuka, ubu umubiri wabaye mwinshi. Niyo mpamvu rero umubiri waganjije umwuka, ariko ntimwize nabi. Ntago twize nabi, nta n'umuntu watwigishije nabi. Ubu Satani yahinduriye abantu. Ntago umwuka wo gusenga ukiba mu bantu, umwuka wo kuyoboza Imana inzira ntago kiba mu bantu. Kuko abantu baricara bati twayibwiye kuva kera, twayisenze kuva kera, twayigishije inama, turangije turayitegereza ntiyaza. Ubu hari umwuka wo kwiyeranja. Abantu bakajya gufata amafaranga batabajije Imana, abantu bakajya gukora imishinga batayisengeye,
abantu bagakora ibintu byinshi bitandukanye batabimurikiye Uwiteka, byamara kubapfubana no gupfa mugafata iya mbere ngo nibwo muje gusenga. Uzi gutangira gusenga ari uko wageze mu rugo we n'umugabo mwatangiye kubana? Uzi gutangira gusenga wagejeje umukobwa mu rugo? Ese ubwo icyoroshye ni iki? Ni uko ubanza kumuzana, cyangwa icyoroshye ni uko ubanza gusenga? Ntabwo twigishijwe nabi rwose. Kuba mureke mbabwire, mwibazaho umuntu yicara akavuga ngo kunywa inzoga ntabwo ari icyaha. Ni ibyo batwigishije. Njyewe maze iminsi mfite ubwoba bw'abantu, ariko hari uwo mperutse kuvuga ngo impamvu uvuga gutyo ni umurengo w'amafaranga utunze. Amafaranga yakubanye menshi uhita ubona ko hari ibintu bitihutirwa. Baricara bakatubwira ngo twigishijwe nabi, ngo bazungu ngo baba misiyoneri ngo bazanye agakiza mu Rwanda, batwigisha ijambo ry'Imana ngo ritubera nk'ikinya ngo kugira ngo bazabashe kudukoroneza. Ibyo bintu nabyumvanye umuntu ejo bundi. Ngo kandi kibabwira yuko ngo ibyo batubwiye atari byo, ngo nuko ibyo baje kudushuka ngo bo babivuyemo. Nyumvira ukuntu Satani ari guha abantu amahugurwa atwereka yuko ibintu twizeye bitariho kandi bitanahari. Ariko nimureke mbabwire, ni ukuri ntabwo twigishijwe nabi, ahubwo nimuvuge ngo ibyo twigishijwe twabisize aho twari twicaye. Ariko iyo tubikomeza nta kibazo igihugu kiba gifite, n'itorero nta kibazo riba rifite, kuko twigishijwe neza. Twigishijwe urukundo mu rusengero, twigishijwe kumvikana, twigishijwe gukemura ibibazo hatabaye amakimbirane, twigishijwe gukunda igihugu, twigishwa gukunda itorero, twigishijwe gukunda abagore bacu, twigishwa gukunda abagabo bacu, twigishijwe kwita ku mfubyi, twigishwa kwita no ku bapfakazi, twigishijwe kwiyiriza ubusa, twigishwa no gusenga. Ariko ibyo mwigishijwe mwabisize aho mwari mwicaye, hanyuma Satani yabahinduri ari kubigisha ibindi. Ariko reka nkubwire, hari umugani uvuga ngo nyamwanga kumva nta nubwo yanze no guhanwa. Ibi muvuga ngo ni bibi, nimutangire mu bitera umugongo, muvuge ko ari ubuturage, muvuge yuko bitari ngombwa, muvuge ko bidakenewe, muvuge ko kwirwa mu materaniro. Ngewe umuntu yarambabaje, mpita ntegura iki cyigisho kuko ndabizi ko mwapfuye muri benshi. Umuntu yarambwiye ngo ho kugira ngo ufate umwanya wirirwa mu rusengero ngo wagiye mu masengesho, ngo ahubwo ujye ufata umwanya ujya wirirwa ujya guhiga akazi. Uburyo yabivuzemo ntago ngewe ndi gushima abantu birirwa mu rusengero batagira umwanya wo gushaka akazi ngo bakore. Ntago nabashima kuko ntago ari byo. Ariko nanone twifata ko umunsi umwe wo mu rusengero kwirirwa mu materaniro abantu bari imbere y'Imana, twibifata nk'ubugoryi, twibifata nk'ubujiji, twibifata nk'uko turi kubifata. Kuko kujya gufata inzira ukajya gushaka akazi cyangwa ukajya gukorera amafaranga bifite umumaro mu ruhande rw'umubiri. Ariko kwirirwa mu rusengero ukirirwa wumva ijambo ry'Imana, ukirirwa mu nzu y'Imana, bifite umumaro nabyo, kandi umumaro bifite nta handi wawukura. Twifata ibintu rero byo gusenga kubera naho isi igeze ngo dushake kubitesha agaciro. Icyokora ndi bukumve hari ibintu biri kubavugisha. Uri kuvugishwa nayo winjiza buri munsi, uri kuvugishwa nayo winjiza mu kwezi, uri kuvugishwa nuko nta n'agacurano uri gutaka, uri kuvugishwa nuko uri kwishyura neza banki,
uri kuvugishwa nuko wabiteye bikerera rimwe, uri kuvugishwa nuko ufite umugore utakuraza ijoro, uri kubivugishwa nuko ufite abahungu batanywa urumogi, uri kubivugishwa nuko uhamagara amafaranga akakwitaba, uri kubivugishwa nuko utabayobora ahubwo ari wowe batakuyobora, ari wowe ubayobora. Ariko reka nze nkubwire, ibyo bintu muvuga ngo kuba mu rusengero nta kintu bimaze, mukabona ko bigira. Reka nze nkubwire, bakumanitse muri babihemu, nzi ko ari wo wazindukira. Umugabo akuraje ijoro, nzi ko utakatira mu kagari, ni ukuri wakatira mu rusengero. Uzi neza ko bagiye kugutereza icyamunara, mu rusengero wahamenya. Uzi neza ko inzira z'umugisha wawe zafunzwe, mu rusengero wahita uhamenya. Bagusanzemo diyabete igakubitana n'umutima n'umuvuduko, nkubwije ukuri, mu rusengero wahamenya. Hanyuma rero reka nkubwire, umwijuto w'ikinonko uhimba imvura itaragwa. Nubona abantu bari kujya mu misa bakahazindukira, mu misa ya mbere hatariko nk'izi njiji ziba zigiye, mureka ajye mu misa avuga ishapuri, azi icyo yagiye gukora. Nubona umusiramu ari gusari gatanu, ntukavuga atariko muragashoboye, ntukabivuge, hazi icyariho. Nubona umurokore avuga ngo ngiye kureka ibiryo iminsi 3, mpamagari yera, hazi icyariho. Impamvu rero ikigushoka ndakizi, ariko muzi ukuntu umurengo ari mubi. Ariko reka nze nkubwire, naho waba nta kibazo ufite, wishyura neza, ufite amafaranga, urya nta kibazo, aho kurara umugore n'abana, ni ukuri nta nubwo bivuze ko abasenga ari abo byacanze. Erega mu rusengero ntabwo ari aho kuririra ngo Imana itugaburire, ahubwo ni n'ahantu ujya ugasenga ukabwira Imana ngo urinde ibyo nagezeho. Ndindira akazi, ndindira umugore, ndindira abana, ukabishinganisha ukabyaturaho umugisha. Ntago mu rusengero hari abanyamadeni gusa, ntago mu rusengero hari abantu ingo zananiye gusa, ntago mu rusengero hari abatuye mu manegeka gusa, mu rusengero ntago hajya abarwayi gusa. Erega n'abazima mujye mujyayo kugira ngo mwiteze n'inkingo, kuko n'abarwaye bari bazima, abahombye barungukaga, abakennye bari bakize, abacebuye barambaraga bakaberwa. Mujye mwiyoroshya, mujye mwiyoroshya. Uca ku rusengero ngo ariko nkabira bigoryi biba biri muke, sawa, buretse bazagufungire mu munyusha, buretse hoho izagufatire w'amaferi iguca amaguru cyangwa igukunje iguhindanye isura, uzibuka mu rusengero. Uzibuka mu rusengero, amataye nakonkoboka, uzibuka mu rusengero, muzahibuka. Barokore n'injiji, sawa nyine, bivuge nuko uhamagara bakakwitaba. Umunsi umugore yakwisimbwa n'ukuri uzarujyamo. Umunsi waranguye uhendwa ugacuruza uhomba, uzahinjira wowe. Kuba barokore mwabafashe ngo birirwa mu rusengero ntibashaka akazi se barya iwawe, ntibashaka akazi se murabatunze, ntibashaka akazi baragusabiriza wowe. Ninde muntu wanga gukora? Ninde? Ngo banke zitanga akazi. Ninde wabonye ko banke ngo zitanga amafaranga? Ninde wabonye banki muha amafaranga adafite ingwate? Ninde mwamubonye he? Mujye mubareka basenge. Umuntu usenga nabi nusenga bayari, usenga nabi nusenga ibishushanyo, ariko abasenga Uwiteka Imana ya Isiraheli, izuba, haleluya, izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Twebwe twasaga gute? Najyaga njya gusenga, nabaga nicaranye n'abakecuru n'abantu bahombanye bahondaguwe. Rimwe umugabo wanjye arambwira ngo ariko nguzi ko nahanyuze nkarunguruka, nguzi ko mu rusengero nta muzimu uhari. Ngo n'abagore baba baraye bakubitwa n'abagabo akabambwiriyemo kuko yararaga nkubita.
ngo n'abandi bantu ngo babakene. Ndashimira Imana ko dusigaye tuzinjiramo turi n'abakire, turi abakire maze ntituri abakire. Haleluya, haleluya. Hanyuma ninjiye mu rusengero shonje, ubu sigaye mpaze ndeke kuhinjira, umurengo unyice, sigare mbareba mvuge ngo ninjiji. Ubundi umuntu ajya gupfa arasamba, nge mbona muri gusamba kandi mugiye gupfa, kandi muzicwa n'umurengwe mufite. Hari abantu tujya duhura, ese mama Sharire uracyasenga? Yego sha. Ndeke gusenga se shahu, nageze aho Satani atarasa. Uzi umunsi nzareka gusenga, ngiye kuwukubwira. Umunsi nzaba ndi mu gituza cya Aburahamu. Haleluya, 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 haleluya. Icyo gihe ntabwo nzongera gusenga, ntabwo nzongera kubwiriza, ntabwo muzongera kuntera amabuye. Nzaba ndi mu gituza cya Aburahamu, nzaba nageze mu bindi biganza byera by'Uwiteka, nibwo nzasezera gusenga. Ariko haleluya, ntabwo ngiye nkisengera ibirayi, ntabwo nkisengera ibirayi, hari ibintu ntagisengera. Ariko haleluya, ngomba gusenga nkabwira Imana ngo ukomeze ufungure imiryango y'ibyo kurya. Ngomba gusenga nkashinganisha ibyo ngezeho, nkakomeza nkayisaba n'ibindi. Ubu se gute se? Ubu rero Imana izajya kugurira congo ya hariya, Imana ikwambike congo uti sinzasubira mu rusengero, Imana iguha umugabo uti ntabwo nasubirayo. Reka nze mbabwire, ibyo bintu Imana yabahaye, igisubizo cyose utunze kirimo ikibazo, ni nayo gobyora Imana yagobetsemo sha. Ngo ntabwo nzasubirayo, umwana nasengeraga naramubonye. Nuko utazi ibyo wabyaye, wabyariye ku mubumbe. Ahantu muri kubyarira murahazi, aho muri gushakira abagabo naho muri gushakira abagore, wowe urahazi? Ye baba we, muri kubyarira mu bishwakumye by'abasore, uramubyara akamubara, bagenda bababara, wagira barakubara yujuje ingahe ngo ntangire musambanye. Wowe aho ubyarira, ahubwo nushaka nibwo utangiye gusenga, nuko nta namakuru ufite. Kuko ikintu cyose ufite kinaha mu isi. Ubuze ukuntu nazize, ukuntu ntuye muri etaje, uzi nkuba mu nkubitisha, uzi amahembe mu nyoherezaho, uzi amasengesho mu nsengera ngo ninsubire mu manegeka. Sha ntabyo muzabona. Subira mu manegeka se niwe wahankuye, usubizayo ute? Ibintu byose byinaha bifite ikibazo. Uzabyara umwana Satani amuhige, ashake kumukubabarizaho. N'ibyo biryo murya mutavuye no kubyiba, Satani ntajya ashaka kurya ngo uhage. Niyo urya kabiri usimburana arababara, hazabikutegeraho, hazabikugeragerezaho. Uzashaka umugabo ufite se, hari umuntu ushaka ko umutunga wenyine? Ni muza amabebi ari hanze aha. Umugore wawe se uzamutunga wenyine, ntuzi ibishwakumye by'abagabo bitanyurwa n'abagore babyo bimushaka, byirirwa binamutereta kandi yambaye impeta. Dore aho nibereye Merita, ngo mwariye ubuto murabuhaga, nuko utazi umwijima n'umutima byateyemo. Aho dutuye hari ikibazo, gusenga byo bigomba gukomeza. Ntabwo batwigishije nabi, naninje kubabwira ngo ntimwize nabi, ahubwo murarenzwe kandi muhaze nabi. Ariko aho uhagiye ntago uhazi, aho hagiye, ahantu muhagiye, ahantu mutungiye umurengwe, nje kuhakubwira ngo hariho towa. Gusenga ntago batwigishije nabi, ahubwo mwaraguye. Ngo birirwa babashuka, ngo muhore mu rusengero, ngo birirwa babahanurira, ngo bigende gutana. Dore nibereye shaho, dore nibereye. Akoze imyaka amaranye n'Imana ni mike, ariko ibyo nzi bizantunga. Hanyuma
ubu uricara ukitereka uti ADEPR yari yaraducupije, nibyo washyizeho menshi kandi mu burenganzira bwawe, ariko ujye ushyiraho utagiye gusebya aho waturutse. Hose wahaje usute, hanyuma havuye umeze utese, wowe ujye ugenda gake uhite unyerera. Nugira irari ry'ipantaro uzagenda uri kubitemo, nugira irari rya minu ugenda ushyiremo, irari ryose uzagira uzarihaze, ariko ntimuzongere kuvuga ngo babigi ngo batwigishije nabi ngo tubyara benshi. Abari kubigisha neza nabababwira ngo mubyarire mu matuwarete, nibo bari kubigisha neza. Abari kubigisha neza nabababwira ngo muzikuremo. Ngeraga ngo ubwenge buza ubujiji buhise. Yewe we hari ibintu muvuga nkipfuka mu maso. Ubwenge buza ubujiji buhise, ngo tubyare ngo twuzuze isi. Ntabwo twize nabi, ntabwo twize nabi, ahubwo mwabaye abanyamubiri. Ntabwo twize nabi, ntabwo batwigishije ibintu bibi, batwigishije ibintu byiza, ahubwo umubiri waganje, umwuka waragiye hasigara umubiri. Ubu wajya kubabazwa nuko bakwigishije kwambara ibigera ku birenge. Nikunanira ukageza hejuru ntuzavuge ko wize nabi, uzavuga uti nanjye intege zaranshiranye ndashaka kwerekana amaguru, ariko ntuzavuge ngo bakwigishije nabi. Uba batwigishije ngo ntitukambare ubusa, batwigishije nabi. Hanyuma bari kutwigisha neza rero nabatubwira ngo nitwanike amatako mu rusengero. Ubwo se batwigishije nabi gute? Batwigishije kwiyubaha, batwigishije kwifata neza, batwigishije gukunda Imana no kuyitaho, baratwigishije. Ahubwo vuga ngo ibyo batwigishije twabisizeho twari twicaye, kuko iyo tubigendana tuba turi abandi bantu. Ahubwo ndi nkamwe wabwira Imana ngo subiza ibihe byanjye bya kera. Naho aho muri aho ngaho muvuga ngo muri mukuri, Satani naho arasayo shaho. Burya Satani arasayo, kandi impamvu arasayo nuko naho hari abantu bamurwanya. Ahantu hose uri Satani arasayo, aho utuye Satani arasayo, aho ukorera Satani arasayo, muri ibyo bifaranga byawe byinshi Satani arasayo, muri aba bana bawe beza Satani arasayo, ahantu hose ararasa. Ndumva nasoza. Imana nibaho umugisha. Narinje kubwira isi, mbwira abankurikiranye kuri Mama Sharirene mwese ngo ntago twigishijwe nabi, ahubwo twarinjiriwe. Erega iyo dukomeza kubimenya Satani yari guhomba. Iyo dukomeza ibyo twamize kera, erega yari kugwa maka. Ntago yatuma rero tumenya ko burya twari ukuri, kuko kumenya ukuri twigishijwe tumuteri ibihombo. Niyo mpamvu azatuvangira sha. Havuge ngo batwigishije ko kugira umugore mubi umwe ari icyaha. Uzi ko mugeze ahantu habi? Batwigishije yuko gutunga ngo abagore babiri ngo ari icyaha. Batwigishije ngo inzoga, uzi ko ari umuntu werutse kumbwa w'umurokore ngo ariko sundi Mama Sharirene inzoga ni icyaha. Ariko reka nze nkubwire, iyo muvuga ngo inzoga si icyaha, iyo mubona n'igihugu cyarafashe akantu gapima inzoga mu muntu, suko bazi ko inzoga zikoresha ibyaha. Uza abantu ubu umuntu asigaye anywa inzoga agahita ahamagara umushoferi kugira ngo adakora impanuka. Hanyuma inzoga leta iri guca itari no gushaka ko abantu bazinywa ngo banatware, hanyuma itorero muzakire ngo ntacyo zitwaye. Itorero ryanga kudusezeranya rwose, itorero rirakabya. None se koko nimureke mbabwire, iyo ugiye gusezerana mu murenge barakubwira ngo zana icyangombwa cy'uko uri umusiribateri, kugira ngo barebe ko nta wundi mugore utunze. Ubu itorero rizemere koko ibintu leta irwanya, itorero ribyakire ngo kugira ngo mugume mu matorero muzagende. Imana ishimwe ko na leta yatangiye no kuyakinga. Aho mwirukiraga bari kuhakinga. Ubu se ntabagiye mwabuze uko mugaruka ngo mugiye gukora ibintu byanyu, mushinga amatorero yanyu mukora ibyo mushaka, ariko mwabonye ko ntaho muzahungira ukuboko kw'Imana. Ubu kugira ngo itorero ryemerwe,
urigira abayoboke benshi, nuko nimba ushwanye n'umugabo bahita bagusezeranya. Ubu koko itorero rijya risezeranya abantu utandukane n'umugabo, ejo bongere bagushyingire, n'ejo bundi bagushyingire, utunga abagabo 5 koko. Ubwo se nujya mu ijuru uzitwa mwene ndi? Hazubu no muri leta bari barabyoroheje, ariko bo babisubiyemo. Ubu uzajya utandukana n'umuntu ari uko hashize imyaka 5. Ubu mwari mwarabyoroheje, mushaka n'abagabo mujya kwifotorezaho mutagiye kubaka, mukeneye n'abagore mufatiraho za furi zanyu, sawa nyine. Bafatiye ingamba, ntabwo badushutse. Kuba badushishikariza gutunga umugore umwe no gutunga umugabo umwe, ntabwo babitubeshye. Ntabwo batubeshye. Kutubwira ko gusenga no kwirwa mu masengesho ari byiza, ntabwo batubeshye. Ahubwo ni musabe Imana igarura imbaraga z'umwuka wera, wongere kumvira Imana mu kirere cy'umwuka, kuko uri mu kirere cy'umubiri. Hanyuma Imana ibagirire neza. Ndabakunda. I love you so much. Ndabakunda burya, ariko ndabakunda n'Imana irabakunda. Hanyuma umuti usharira niwe ukiza. Ndabakunda murabizi, ahubwo iby'Imana inyuzuza nibyo nanjye nza kubabwira. Burya mbabwira ibyo yanyujuje, ntago nababwira ibinyuzuye, ahubwo n'iby'Imana inyuzuza. Imana irabakunda, nanjye ndabakunda, kandi Imana ifite umugambi mwiza wo kweza itorero, kweza umugeni, kugira ngo tuzagende nta kizinga, nta munkanyari. Erega iyi si ntizagutandukanye n'Imana. Ubu se ntimuri kubona abantu bari kuyivamo? Ntabwo mubona ukuntu iyi si nayo itadushaka, iri kutwivumburaho? Abantu bari kuva ku isi uko bwije n'uko bukeye. Tugomba gushaka ubundi buzima bwo kuzabana na Kristo. Hanyuma Imana nibaha umugisha. Ndabakunda. Abatarakora subscribe, nimukore subscribe, nimukore share. Ubu butumwa mujya mubusangiza n'abandi bantu, kugira ngo bumve ijambo ry'Imana kandi bumve ubutumwa bwiza bw'ukuri. Imana nibaha umugisha.